imana yaguhaye ubwenge buhitamo ishira imbere yawe ubugingo n'urupfu ikugira inama iti hitamo ubugingo. Imana iramubwira ngo nave mu gihugu cyabo n'inzu ya se n'igihugu agisige ajye mu gihugu Imana izagenza ite izamwereka. Aburahamu ntabwo yigeze ashidikanya, ahubwo ngo yahise yitaba uwo muhamagaro w'Imana ngo atitaye ku kubaza niba aho ahamagariwe kujya ari heza. Ngo aheza kuri we kuruta ahandi hose nawe Imana yari imuhamagariye kujya. Yahise afata umwanzuro agenda atajiganije. Ariko kubera kubaha Imana kwa Aburahamu ngo yari yarereye imbuto Loti nawe wari ufitemo akabuto ko kubaha Imana, ngo yumva se waba atagenda asigaye, ahubwo yafashe umwanzuro wo kwimukana nawe atitaye ku ngorane bazahura nazo. Nubwo uwari uhamagawe yari Aburahamu, ariko Loti nawe yumvise atasigara. Yafashe inzira barajyana. Ibyo mvuze byanditswe mu Itangiriro mu gice cya 12 ku murongo wa 5. Aburahamu ajyana Sarayi umugore we na Loti umuhungu wabo n'ubutunzi bwabo bwose bari batunze n'abantu barongeye i Harani, bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Uyu Loti mbese reka se babajije, nubwo atari wari uhamagawe kandi guhamagarwa kwa Aburahamu akaba ariko kwatumye yitaba ijwi ry'Imana ryari rimuhamagaye, murabona mu mutima wa Loti nta mbuto nziza yari irimo. Nubwo atari wari uhamagawe, ariko guhamagarwa kwa se wabo wubaha Imana akayikunda byamuteye gufata umwanzuro nawe yagiye atazi abagenza ate abajya kubw'uko nawe imbuto y'Imana yari imurimo. Ibyanditswe nk'uko bitubwira ntabwo gutangira neza bihagije, ahubwo igikwiriye kuzirikanwa ni uburyo uzasoza. Uyu Loti wasize ab'iwabo bakamuseka nk'uko basetse na Aburahamu. Reka mwumve uko byaje kumugendekera. Dusome hano noneho ni mu gitabo cy'Itangiriro, turasoma muri iki gice cya 19 umurongo wa 30. Haravuga ngo Loti ava Sowari arazamuka ajya ku musozi, abana be n'abakobwa be bombi, kuko batinyaga gutura i Sowari, abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. None buri Imana yari abahamagaye ngo bajye mu buvumo? Mu guhamagara kw'Imana yari ifite umugambi yuko bazasoreza mu buvumo. Hagati hariho amateka menshi kandi niyo turi buze gusomamo. Nta nicyo wavuga ko ari umutima w'ibya Loti turi buze kwigiraho. Uw'imfura abwira murumuna we ati mwumve ibyo baboneye mu buvumo. Data arashaje kandi nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. Iki cyari ikinyoma mu isi bari barimo. Abasomyi ba Bibiliya aba bakobwa na se nibo bari bari mu isi gusa. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. Batereka se vino muri iryo joro, uw'imfura aragenda aryamana na se, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke iri joro nawe ugenda uryamana nawe ducikure data. N'iryo joro bongera gutereka se, umuto arahaguruka aryamana nawe, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu, uwo niwe sekuruza w'Abamowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benami, niwe sekuruza w'Abamoni na bugingo n'ubu. Uwitabye umuhamagaro w'Imana ntiyari Aburahamu. Imbuto nziza no kwizera kwe byatumye Loti n'abasiga iwabo aramukurikira. Ariko uko Loti yaje gusozanya n'abakobwa be, ngo nuko yashoje asinda akaryamana n'abakobwa be, abatera inda atagenza ate atabizi.
mbese uyu wo kwigana hari aho byapfiriye ko yari afite umutima mwiza akagambirira kubaha Imana akagira n'ubyo ahomba aribyo byo kubana n'abavandimwe be nta kintu kinezeza nko kuba mu muryango cyane cyane harimo kumvikana ko yaragize ubutwari bwo kubasiga byapfiriye ipfundo ryo gupfa ku bya Loti byabereye aho niho icyigisho cyacu kiri nitumara kumenya aho ibya Loti byapfiriye turahirinda kandi uzagera ikirenge mu bya Loti nawe azabona ishyano cyangwa abone n'ingorane zirenze iza Loti 13 itangiriro haranditse ngo ubwo ni cyagiye bamaze kuva iwabo bageze i Kanani haranditse ngo Aburahamu avana mu Egiputa n'umugore we n'ibye byose na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu aragenda ava i Negebu agera i Beteli agera aho mbere babanje kubamba ihema rye hagati ya Beteli na Ayi ahari igicaniro yubatse mbere Aburahamu yambariza mu izina ry'Uwiteka kandi nawe tuwagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema icyo gihugu nticyabakwira kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti kandi muri icyo gihe abanyakanani n'abaferezi babaga muri icyo gihugu Aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu kuko turi abavandimwe 9 mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe ndakwinginze tandukana nanjye nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose yuko kinese hose Uwiteka atararimbura Sodomo n'i Gomora icyo kigabaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka nk'igihugu cy'Egiputa nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani ajya iburasirazuba baratandukana Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya yimura ihema rye agera i Sodomo kandi abasodomo bari babi bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane ngaho tusa n'abajyaniranye uwahamagawe ni Aburahamu Loti bajyanye bari bafite kumvikana mbere ariko ngo bageze imbere ubutunzi burabashwanisha nta nubwo aribo bagiranye amakimbirane baturutseho ahubwo amakimbirane aho yaturutse ngo ni hagati y'abashumba babo ku basoma ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi bisobanura yuko abo bashumba nabo bateranijwe na muka Loti umugore wa Loti niwe wabateranije bararwana noneho babatonganye ngo Aburahamu areba kure aza gutahura yuko abashumba batonganye ko bizakururuka bigafata n'abagore babo yareba ku bagore babo n'abagabo bikagenza bite bikabafata kandi cyari cyabajyanye i Kanani ntabwo kwari kugira ngo bajye bashwana ahubwo kwari guhagararira Imana ya hehe Imana yo mu ijuru Aburahamu biramurya avuga ati iki kibazo turagikemura dute nta bundi buryo bwo kugikemura Aburahamu niwe wari ufite uburenganzira yaza kuba nkawe cyangwa nkanjye dufite ubukristo bwo kujegajega bukunda iby'isi kuruta iby'ijuru bukunda indonke kuruta inyungu z'ibyobokamana n'iterambere ryabyo hari igihe yaza kuba nkanjye cyangwa wowe yari kubwira Loti ati rero subirayo iyo wavuye n'uburyo kutara rwa sereri kwanza we twahamagawe cyangwa akamubwira ati ubwo turi bujyane bwira uyu mugore wawe asubireyo cyangwa akareba habi akaba ariho amwerekeza kuko icyo gihugu ntabwo cyari gisa wenda dutange nk'urugero umuntu ari kuva nko muri Kongo agera i Gisenyi ibumoso bwe ni hano muri Gisenyi na Ruhengeri iburyo bwe ni ukwerekera ikayeve no ku Kibuye ariho ufite uburenganzira se wahitamo hehe reba ibibaya bya hepfo muri Mudende n'ibya hepfo mu Rwerere ufate muri Reji uzamuke hano haruguru n'ubu butaka bw'ibirunga ngaho fata n'akara ko ku Kayove ukatanga ukagera Rubengera ukazagera n'Impembe aho ni ntusi zanze kuba nziza Aburahamu ntabwo we yabwiye yahitiyemo Loti ahubwo ngo umutima w'ubupfura
no kwitangira abandi no gushyira abandi imbere ngo yaramubwiye ngo hitamo nujya iburyo ndajya ibumoso nujya ibumoso ndajya iburyo maze Loti ngo arebye ngo areba icyo kibaya cy'i Sodomo ngo cyari kimeze nka ya ngobyi ngo Uwiteka atarimbura i Sodomo hari hameze nka ya ngobyi y'Uwiteka ngo n'igihugu cy'Egiputa maze ahitamo akurikije inyungu. Niba mwumva Bibiliya hari ukuntu ijya ivuga ibintu ariko uwo yaga ifite imvugo ikoresha. Njyewe iri jambo rivuga ngo kwihitiramo, kwigendera, kwigirira ute ntabwo riba riri mu ishimwe. Muzanasoma na Dawidi igihe ngo yagabaga ingabo Yowabu akajya kurwana, haranditswe muri Samweli ngo cyari igihe cyo gutabara kw'abami, ngo ariko ngo Dawidi yohereza Yowabu ku rugamba ngo we yisigarira. Uyu nawe niba mwabyumvise nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani. Agira ate? Yihitiramo. Maze ngo amaze guhitamo ngo yacumye ihema rye araricuma asoza ageze i Sodomo. I Sodomo n'ubwo yahabaye ngo barahononekariye, ibyo mwumve namwe igihombo Loti yahagiriye, ibyo yavanye iwabo, ibyo yahungukiye, abana yahabyariye, umugore yari afite, bose barapfiriye. Harokoka abakobwa babiri, ariko ni rwose abakobwa babiri icyo bakize ni umuriro w'i Sodomo, ariko ibyaha byari Sodomo barabigendanye, ndetse bakora n'amarigo kurenza ay'abandi, kugeza ubwo bahangara baratinyuka basambana nande, basambana nase bamugujije mu mutego wo kumutereka. Akaga ko kugerekeranye mu cyande mu cyaroti. Kadusome mu bakurambere n'abahanuzi mwumve icyo amagambo atubwira ku bigendanye n'ibi tumaze gusoma. Turatera intambwe tujye mu byacu, ariko ibi bya Loti tumaze kubyumva neza. Turasoma muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ni muri iki cyigisho kivuga ngo Aburahamu i Kanani. Haranditse ku ipaji ya 12 iki cy'ikinyarwanda gikozwe gitya, ni icyigisho cya 12. Haranditse ngo Aburahamu yasubiye i Kanani akungahaye ku mashyo, ifeza n'izahabu. Loti bari bakiri kumwe nanone bazi Beteli, maze babamba amahema yabo. Bidatinze batanga ukwiyongera k'ubutunzi bwabo kuzabazanira ingorane nyinshi. Bari barabanye neza mu bihe by'amakuba n'ibigeragezo, ariko ubutunzi no gukungahara bibazanira akaga k'amakimbirane. Mu ngorane, mu bigeragezo, mu bibazo ngo babanye, ariko ubutunzi no gukungahara ngo bibazanira amakimbirane. Urwuri ntirwari ruhagije amatungo yabo bombi, kandi impaka zazanwaga n'abashumba zagombaga gukemurwa na ba shebuja. Byagaragaraga yuko bagomba gutandukana. Aburahamu yarutaga Loti mu myaka, akamurusha kumenyana n'abantu, akamurusha ubutunzi ndetse n'icyubahiro. Nanone kandi niwe wabanje gutanga igitekerezo cy'ukuntu bakomeza umubano mwiza. Nubwo Imana ubwayo yari yamuhaye igihugu cyose, yahaze ubwo burenganzira bitamubabaje. Yaravuze ngo he kuba intonganya hagati yanjye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose ndikiri imbere yawe, ndakwinginze reka dutandukane. Nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Ahantu h'imico myiza n'umutima wo kutikanyiza bya Aburahamu byigaragarije. Ni bangahe badakomeza kugundira uburenganzira bwabo, n'ibyo bakunda biramutse bibagendekeye bityo, n'ingo zingana iki zatanye. Kubera iki? N'ingo zingana iki zagize zite? Zatanye kubera umutungo. Ni amatorero angahe yacitsemo ibice, bigatuma ukuri kugorekwa kandi kugatezwa agaciro mu banyabyaha. Aburahamu aravuga ati reka he kuba intonganya hagati yanjye nawe, kuko turi abavandimwe.
atari uko byari biturutse gusa ku isano isanzwe, ahubwo bitewe n'uko bose baramyaga Imana y'ukuri. Abana b'Imana mu isi yose ni umuryango umwe, kandi umutima umwe, urukundo no gufatanya ni ukwiriye kubayobora. Ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere nde. Kandi iyo nyigisho y'umukiza wacu, kwimenyereza guca bugufi, ubushake bwo kugirira abandi nk'uko twifuza ko batugirira, byakuraho 1/2 cy'uburwayi abantu bagira. Umutima wo kwikuza uturuka kuri Satani, ariko umutima uri mu rukundo rwa Kristo ugira ubuntu buzirikana abandi. Umutima nk'uwo uzerekeza ku mabwiriza y'ijuru, nk'uko bivugwa ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'iki n'abandi. Uwo n'Aburahamu turamurangije. Ngaho nimwumve rero kugira ngo kuko mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi bari kuvuga ibya Nehemiya na Ezira, bakongera bakavuga ibya Sanibalati na Geshemu na Tobiya, haranditse ngo Bibiliya yuzuyemo abantu bagize imibereho inyuranye. Ngo urupapuro rwanditsweho ibya Nehemiya na Ezira n'umuhati wabo n'ubukiranutsi, ngo rukurikiranye n'urwanditsweho ubugambanyi n'ubugome bwa Sanibalati na Geshemu. Ngo buri wese mu babisoma ngo afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka, akigana uwo ashaka. Ubu ibya Aburahamu turabisomye, n'ibya Loti tugiye kubisoma. Ubu noneho amahitamo ni ayande? Ni aya buri wese. N'ubwo Loti yakeshaga ubutunzi bw'umubano yari afitanye n'Aburahamu, ntiyigeze agaragaza ishimwe ku wamugabiye. Kwicisha bugufi kwajyaga kumuhatira kumureka Aburahamu akaba ari uhitamo. Kadara bumvise ijambo nibashyira urutoki hejuru, Imana ibaha umugisha. Ngo ibyari bikwiriye imfura yanyuzwe no kwicisha bugufi, ngo byari bikwiriye ngo nuko Loti yari ate yari mubwira Aburahamu ati mu by'ukuri muri kandi mwumve ngo ubutunzi Aburahamu Loti yari afite ngo yabukeshaga nde. Ubwo bagomba kuvuga ati rero mu by'ukuri urakoze Imana iguhiye, bari wumvitiramo mbwira hoje kuko izi makazi munazirikana yuko intonganya zari zigiye kubatanya zari zakomotse kwa Loti. Nyamara ibiramambu inarijye yatumye afata ibyo yabonaga byose byajyaga kumuviramo inyungu. Arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi rwa Yorodani cyose kugeza Isowari uko gitoshye. Cyari kimeze nka bwa busitani bw'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa. Ikibaya cyarushaga ibindi byose byo muri Palestina kurumbuka cyari cya Yorodani. Kibutsaga abakireba paradizo umuntu yakuwemo, kandi ubwiza n'uburumbuke bwacyo bwasaga n'ubw'ibibaya bitembamo uruzi rwa Nile bari baravuyemo. Hariyo imigi ikize kandi myiza yakururaga abashoramari. Loti yarangajwe no kubona inyungu z'iby'isi. Yemwe nimwumva aya magambo ngo hari imigi ikize kandi myiza, ngo yakururaga abashoramari. Loti yarangajwe no kubona inyungu z'iby'isi, yirengagiza ibyaha byahakorerwaga. Abaturage bo muri icyo kibaya bari abagome kandi bacumuraga ku Uwiteka. Ibyo Loti yari abizi, ariko inyungu z'iby'isi zigenza zite? Ziramuhumisha, ahitamo. Haranditse ngo abaturage bo muri icyo gihugu bari abagome kandi bacumuraga ku Uwiteka bikabije. Nyamara Loti yarabyirengagije, asa nkaho atabizi, ntiyabiha agaciro cyane. Yihitiyemo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, maze yimura ihema rye aherekera i Sodomo. Mbega ukuntu atatekereje bihagije ku ngaruka ziteye ubwoba z'uko guhitamo yagiranye inarijye. Yagiranye iki? Nyuma yo gutandukana na Loti, Aburahamu yongera guhabwa isezerano n'Imana ryo guhabwa igihugu cyose. Bidatinze yimukira i Heburoni, ashinga ihema rye munsi y'igiti cy'inganzamarumbo cya Mamure, ahubaka igicaniro cyo gutambira Uwiteka
muri iyo misozi yari afite umwuka mwiza, imirima y'amatunda n'iy'impeke n'urwuri rugari ruzengurutswemo n'imisozi. Arahatura ashimishijwe n'imibereho y'umukurambere iciriritse, maze arekera Loti ibinezeza by'i Sodomo byaganishaga ku irimbukiro. Aya magambo arakomeye kandi ateye ubwoba cyane. Ngo igihe cyaje kugera, Imana ntabwo yabonye kugerageza Aburahamu ngo irebe ko nta kanda kari mu mutima we ku bigendanye n'ibyo Loti yagenje ate yamukoreye. Ngo igihe cyageze ngo intambara iratera, ngo abami 5 batera i Sodomu, barabatsinda, barabanyaga, ngo barabajyana. Inkuru igera kuri Aburahamu yuko banyazwe. Ngo Aburahamu ngo nta gatima kangana n'urwara kari yagiriye Loti, ngo aravuga ngo ntabwo umuhungu wacu yanyagwa hamwe n'abariya bantu. Ngo ajya kugisha Imana inama ngo njye gutabara, njye gufasha. Imana yamubwira ngo genda, ngo kujya kurwanya abariya bami, ngo umutima wari wo kurengera nde? Loti utaramubereye imfura. Loti rero yageze i Sodomu. Burya rero umuntu areba ibi bigiye kirekire akazasa nabyo akabimenyera. Ngo yabonye biriya bibi, nuko abamarayika batabaranije baza kumufata no kumujyana Loti we n'abana be muri wa mudugudu, ngo batari binjira mu bikorwa nyirizina, bari ku bwene bwari bwarapfuye bwarononekaye. Ngo ahantu hamukijije turahasoma tujya gusoza, ngo ni ugucumbikira abashyitsi gusa, ngo niko kandi yari asigaraye. Naho ibintu byose yari yarabaye nk'abaheye nk'ab'i Sodomu. Ariko barwibwira ngo koko ziriya nama za bariya bakobwa bagiye ngo reka bakoreshe se ariya marigo, bamuteretse urwagwa, niba ari kanyanga niba ari urwagwa rusanzwe, ngo bararwenga neza, bararumutereka, maze gusinda bamuryana iruhande ntiyabimenya. Ntabwo ubwo bugome n'ubwo bupfu bwari buje ako kanya, bwari bumemazemo igihe kingana iki? Igihe kirekire. Muri iyi minsi yacu twugarijwe kurenza Loti. Dufite ubuhanuzi buvuga kino gihe cyacu uburyo kizaba kibi. Kadusome 20 iri mu gitabo cya Timoteyo. Ubwo ibya Loti turabivuyeho, noneho twinjiye mu byacu. 20 dusoma mu gitabo cya Timoteyo, umwe turabusoma mu gice cya 3 cy'urwa 2 umurongo wa 1. Twebwe mu minsi y'imperuka twahanuriwe akaga, kandi ingorane z'iby'isi gutega abantu zahereye kera, ariko mu mperuka n'umwihariko. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birari, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babesherana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umuki, ujye ubatera umugongo. Mwumve uyu murongo cyangwa se iki gice cyangwa ko tukiga muri ubu buryo. Nuko ntabwo byashobora kubera iteraniro rinini bababajije, ariko nshaka ko buri wese muri mwe agashinga agati ku ijambo tugiye gusoma rifitanye isano n'urukundo. Imana yagennye ko dukundana, njye ngakunda uyu nawe akagenza akankunda. Iyo bihindukiye ibyo nakamukoreye nkabyikorera, ntabwo wabyiswe gukunda, ahubwo byitwa kugira ute? Kwikunda. Noneho ikintu cyose gifitanye isano n'urukundo, ariko akambabaza urukundo ni rwiza, cyane cyane umuntu amenya uburyohe bw'urukundo iyo gukundwa ni byiza, ariko gukunda birarushya. Mbese muri make gukundwa biraryoha, naho gukunda byo birasharira, kuko ntabwo wagaragaza ko ukunda umuntu utagize ikigenda gite ikikuvaho. Naho noneho mwumve uko ijambo urukundo rizaba rimeze mu mperuka.
batuzura babesherana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Mbese ni ukuvuga ngo mu minsi y'imperuka igituma ibintu bizaruhanya ni uko urukundo ruzaba rubangamiwe. Nawe umva urwo rukundo rugabanijwe mu bintu bitanu. Icya mbere ni ugukunda impiya, nibyo. Icya mbere ni ukwikunda. Icya kabiri ni ugukunda kandi mu by'ukuri urukundo umuntu yikunze ruba rupfuye. Ubivuze byose baravuze ngo ibikorwa umuntu yikoreye ngo biba bimeze ngo nk'imbutiriwe. Nawe reba mu by'ukuri uwafata ibishyimbo akajya kubitera mu murima undi akabiteka mu isafuriya, ejo n'ejo bundi bateganya kuzasarura kimwe. Ibyo umuntu yikoreye biba bimeze nk'imbuto igengera iriwe, nayo ibyo ukoreye abandi ibitewe izasarurwa ari yayindi izasarurwa. Kuvuga ngo iyo mu nzu rwa rukundo hari igihe rumufasha ya neza ashaka ntayingirire ariko nawe akazayingirira, iyo mbuto ikaba itubutse ibaye nyinshi. None bwa mbere urukundo ruzaba ari ukwikunda, urwa kabiri ari ugukunda iki? Impiya. Noneho badakunda ababo. Icya gatatu ngo harimo ikindi bavuze ngo bakunda ibibanezeza, ngo badakunda ibyiza. Mwumva bino bintu, urukundo ruzagabanywa muri ayo mashami atanu ushire. Rumwe ni ukurukunda, ukurwikunda, urundi ukarukunda amafaranga, urundi ukarukunda ibikunezeza. Gukunda Imana ntikubemo ndetse no gukunda abanyu ntibigenze bityo. Ibyo ngibyo nibyo byuzuye mu isi. Umuntu ashobora kurya akagira ibye kugeza ubwo aho kubiha mushiki we w'indushyi cyangwa mwene nyina w'umukene akajya abihiyarara akabimena arahebye. Ari ukuba abantu bamwe bafite ibibasagutse bakarema n'iminsi mikuru itabaho. Iyi ni ingorane ikomeye iri mu isi. Kuba muri iyo minsi y'imperuka imeze ityo azaba n'ibihe bigize bite birushye, ariko ntabwo hazaruha abatabifite gusa, ahubwo n'abo ngabo bazajya babigeraho barushye. Dusome igice cya kabiri, ni igice cya gatandatu ko ntekereza, urwa mbere igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu haranditse icyakora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Nshaka kubabaza katureba abantu bajya bakunda inyungu, katureba abantu bakunda inyungu nkeya. Twese dukunda nyinshi. Bibiliya itabeshya, itarimanganya, idakagatiza iratubwiye ngo inyungu nyinshi twazibona tunyuze. Ni ukubaha Imana twarangiza tukagerekaho no kugira umutima ugize unyuzwe. Umusaruro w'ibyo mbese kubaha Imana guteranyaho umutima unyuzwe bihwanye no kugira inyungu zingana nyinshi. Uwo mubare ntabwo ashaka kuwuteranya. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tubasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhanije tunyurwe nabyo. Yemwe bakristo, ijambo riratubwiye ngo dufite ibyo kurya n'imyambaro tugire gute? Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahendebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihanisha imibabaro myinshi. Abantu bamwe barazirarikiye, ni nk'aho bakavuga ngo abantu bose barazirarikiye, ariko Imana kuko itabura agace gatoya kabo yisigariza ntabwo ari bose Imana ishimwe. Ariko hariho bamwe bagenje bati bazirarikiye bava mu irari ry'urupfu ngo maze ngo bihanisha imiti, ariko kubona buri mibabaro irahanda. Mu bisimba cyangwa mu dukoko duhanda ikinyabwoya nicyo twese dushobora kumenya. Hano hariho abantu bahanzwe n'ikinyabwoya, ariko ninde wagikura akacishyiraho? Usibye ibyago byakugurira byagutondagira
warangiza kikagushinga ya masubi yacyo hari uwabikurura akajya agenda akabifata akabishyira ku mubiri yavanye mu myambaro. Ariko mu mibabaro yo mu isi yo hari abantu bamwe bazagenza bati bazayihandisha ngo bajye bayikurura bayihandisha ngo ariko izatuma bayihandisha ngo ni ukurarikira ifeza ntabwo ari ukuzibona. Tujya tumva n'ikinyarwanda n'icyo isomo rivuze ntabwo uvuga ngo hariho mwazibonye bihandisha imibabaro oya ahubwo hari bamwe bagize bati bazirarikiye barazifuza barazirarikira noneho imibabaro irabahanda. Ariko n'abahandi bihandishije ahubwo ibahanda aribo bagize bate bayihandishije. Bana b'Imana muno tuba dufite n'abashyitsi tuba dufite n'abasanzwe reka ntabwo mwitangirizwa somye kugira ngo ujye muze gusoma nyuma buri wese abyumve ariko abyumve neza. Icya mbere Imana yo mu ijuru idutegeka gukora ibyo nibuze gusoma he kugira ubyitiranye n'uko twaba twigisha abantu kudakora. Ntabwo tujya munyumvise ari ukuba Imana niyo yigisha gukora kuruta za leta zose zo mu isi si byose ari ukuba ariyo ibyigisha ni nayo itanga imbaraga zo gukora. Ubwo se ari Imana ifinansa abaturage bo mu isi ikabaha imbaraga zo gukora ari nayo bashishikariza gukora. Ubwo murumva umukoresha mukuru ari ni Imana. None se abantu bo mu isi batabonye za mbaraga z'Imana nizo bababwira ngo nibakore bazabishobora. Biranditswe muri Bibiliya ngo udakora ntakagira ati ntakajya umuntu waba umunebwe ntiyajya no mu ijuru ntiribaho. Yewe njyewe nasomye no mu gitabo cyitwa Evangelika amagambo avuga ngo umuntu udafite icyo yimariye mu by'ubu buzima ngo nakiriye ubutumwa ntacyo yamarira itorero n'umurimo. Si byo niyo Imana iri guhamagara intumwa zayo ngo ziveyo zijye kuyikorera. Uyihamagara n'uri gusiga n'ufite icyo asize. None Petero na Yohana na Yakobo bafite icyo basize. Basize iki? Incungura. Bose ntabwo bakoraga. Ubwo Imana niyo ngiye yajya kureba umuntu w'inyanda mu muhamagara ngo ayikorere n'ikitaba. Pawulo yabwiye Abatesalonike ngo uhereye none udakora ntakagira ati ntakajya. Yewe nta gitabo kivuga ibyo gukora nk'imigani aho bavuze ngo umunyabute bajya akora no ku mbehe bakanabahugirana kandi bajya avuga ngo iyo ari kuvuga ngo ujye ugira ngo bikabandi barindwi impamvu umuntu w'umunebwe kandi ikimuranga ngo ni ugutinya imbeho ngo niyo ari gutinya imbeho ngo wowe bajya akagatiza ngo bavuga ngo hanze hari intare iri buhandi maze bakavuga ngo bagakurura ubundi bavuga ngo reka sinzire ngo niyo turakangana iki kandi ngo nipfunyapfunye sinzire nguko nikubukeye n'ubutindi bizamuzaho nk'abambuzi. Nta mugorozi ugomba kuba inyanda ntawe. Niba ubaye umunebwe ukaba inyanda nta bukristo bwawe uba ugomba kuzarimbuka. Murakumva? Ariko noneho ibitabo ijambo ry'Imana ridusobanurira neza uburyo bwo gukora imirimo. Reka amagambo nyasome maze adufashe. Ni igitabo cyitwa Uburezi. Amagambo narasomye numva amfashije cyane. Paji ya 53 mu kigero tuvuga ngo amahame agenga imirimo n'uburyo bwo gukora. Amahame agenga isubanza niyo musome ariko nshaka ko tuyizirikana. Nta shami ryari ryo ryose ry'umurimo wemewe Bibiliya idatangaho inama za ngombwa z'uko ukwiriye gukora. Umurimo wose wemewe Imana idaciraho iteka Bibiliya yavuze ko tugomba kuwukora. Reka mbabaze muri Bibiliya wasangamo ubuhinzi. Menya musoma muri Bibiliya ubuhinzi wabusangamo n'ubworozi n'ubucuruzi. Noneho imirimo yose yemewe Bibiliya yaduhaye amabwiriza y'ukuntu tuzajya tugenza gute. Ingorane zo kwihandisha imibabaro zikomoka ku gukora ya mirimo yemewe ariko tunyuze mu nzira Imana itagenza ite itemera. Kandi amahame yayo yo kuba umunyamwete, inyangamugayo, kuzigama, kwirinda no kwera niryo banga ryo kugera ku ntsinzi nyakuri ku mirimo.
aya mahame nk'uko agaragara mu gitabo cy'imigani ni ikigega cy'ubutunzi bw'ubwenge bukoreshwa mu mirimo. Ni hehe umucuruzi, umunyabukorikori, umuyobozi w'abantu mu ishami iryo ari ryo ryose ry'umurimo ashobora kubonera imigani myiza imwerekeye ndetse n'ireba abakozi be kuruta uko iboneka muri aya magambo y'umunyabwenge ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye, bene uwo azaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi. Bene nguwo azaba imbere ku mwami ntazakorera abameze bate. Cyangwa ko bumva aya magambo. Iyo umuntu akoze ashaka iby'isi ariko agakora akurikije amahame ya Bibiliya agakira, aba ari umugisha wawe n'Uwiteka. Ariko ubukire uzabona, ndabisubiramo, ubukire uzabona utanyuze mu mahame agenga ibyanditswe, amahame y'ibyanditswe agenga abakora imirimo, ubwo butunzi uzaba wahawe na Satani. tubona mutumvise ariko gasome no somo wenda yamfasha 10:22 imigani, 10:22 imigani haranditsemo umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongera. Ndasubiramo, umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi yari ubwo bukire buzanwa n'umugisha Imana itanga, ntabwo Imana yakongeraho umubabaro. Reka mbabaze, nta bantu muzi bakize ariko bababaye. Ndikubona nta bisubizo. Nta bantu bakize ariko bababaye. Ariko Bibiliya iratubwiye umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi iyo ubwo bukire Imana buguhaye buturutse mu mugisha wayo nta mubabaro Imana yakongeraho. Tuba ahubwo uranezerewe. Ariko hari igihe abantu baba bafite ibintu ariko umubabaro uruta ubwinshi. Umubabaro uruta ubungane n'ingano. Iyo dusomye mu migani imirimo yose Imana yagiye iyivugira ibyo bigomba uburyo umuntu agomba kuyikoresha. Reka wenda ngerageze mbahe zino ngero z'ibyo Bibiliya ivuga ku bigendanye n'imirimo. Imigani 13:23 twasome twumve. 13:23 ubwo ni ku buhinzi. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene ariko hari ikeneshwa n'akarengane. Hari imyaka ikeneshwa n'agato. Nta muntu ntabwo muri mwe nta wari wabona ibirayi byiza ariko byishwe n'ikirare cyangwa byabuze umuti. None se nta wari wabona ariko batangira ubumenyi, nta wari wabona ibishyimbo byeze kandi byareze neza bikaborera mu murima bitewe no kubura ubirandura. Imirima myinshi ngo imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ngo ariko hari imyaka myinshi igize hagati akarengane y'ababuze abayikorera. Abo ni abanebwe. Nanone ushobora gusoma mu migani 12:10 haranditsemo umukiranutsi yita ku matungo ye ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Reka mbabaze, mwari muzi yuko uko wita ku nka zawe n'amahene yawe n'intama zawe n'inkoko zawe bikongerera amanota y'ubukiranutsi? None isomo ryawe ryanditse kimwe mu bimenyetso biranga ubukiranutsi ngo ni no kwita ku maki ku matungo ye. Ubwo rero niho twasomye ngo imirimo yose yemewe n'ibyanditswe ngo Bibiliya yagiye yashyiraho amabwiriza tugomba kugenderamo. Ariko ngo kubwo gukunda impiya ndetse byahanuwe yuko ngo mu minsi y'imperuka ibintu bizaba bigenze bite bikomeye, hari ingorane zizatuma abo mu isi mu minsi y'imperuka bihandisha imibabaro. Ngiye kuvuga ibibazo bitatu dufite. Ibibazo bitatu isi ya none ifite kandi imibabaro ikaba yishe abantu benshi. Ni bitatu kandi ndabitangira amasomo n'imirongo kugira ngo tujyanirane. Icya mbere, abantu bashaka gukira vuba. Ubwo rero turabaza Bibiliya, tutese Bibiliya wemera ko umuntu akira? Seka turaba wemera inama za Bibiliya?
impamvu ni kugira ngo banjye ngo ntiteranya n'abantu bakumva yuko nabaye umwaka ahubwo Bibiliya niyo mpuzamwaka aba ariyo mwita umwaka. Icya mbere kigoye abantu mu bwenge bakaba bacanganyikiwe ni ugushaka gukira vuba. Icya kabiri ni ugukenera kubaho kurenza uko waramutse. Icya gatatu kigoye abantu ni ugushaka ubukire ariko uri mu marushanwa n'ababugutanze. Abantu bari kurushanwa naho baturebe kuri kiriya cya mbere cyerekeranye n'ingorane abantu bafite yo gushaka ubukire vuba. Turasoma imigani 28 kandi niba mwakurikiranye iki gitabo cy'uburezi cyatubwiye mu gitabo cyiza cyo kutwigisha imirimo ngo ni ikihe gitabo? Ni icy'imigani. Bibiliya ni nini, icyo bavuze by'umwihariko ni imigani 28. Turasoma umurongo wa 20 haranditse ngo umunyamurava agwiza imigisha myinshi ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhana. Murabyumvise? Umunyamurava azabona imigisha ingana. Iyo bavuga umurava ni ugukora ibyiza utagira na rimwe uhengamira mu kibi, ariko utazabura guhanwa ninde? Ni uwihutira kuba iki? Kuba umukire. None se ahubwo twaba bakire ariko hasabwa igihe kingana iki? Iyi si ya none ishaka gukira vuba n'abayituyemo, kandi abantu bashaka gukira batarushe. Bana b'Imana, reka dusome aya magambo. Kadusome aya magambo dukomeze tuyumve. 20 imigani n'ubundi 20 umurongo wa 21 haranditseho umwandu wabonekera mu maguru mashya mwitangira ariko amaherezo ntuhira. Umwandu uramutse ubonekeye mu matwi ukumva mu mwaka umwe wakize, imyaka 2 wakize, imyaka 3 wakize, ugakira ibirenze ibyo wakoze imyaka 20. Inyandiko iravuze umwandu hari igihe waboneka mu maguru mashya ariko mu iherezo ryawo nta mugenzi ntaguhira. Buriya mu ntambara ikomeye murayisoma neza itubuza gukora ibyo bita tombora. Gutombora ntabwo byagizwe bibyemera. Abakristo benshi bari hano babyangishwa n'amakenga yo kuvuga ngo twona rifite tutagenda. Vuga ati kizaye 10,000 sinigagenda nagira. Ariko ntabwo hari indi mpamvu y'utiyo. Reka babwire, iyo umuntu atomboye agahomba ntabwo bimugiraho ingaruka n'ibyo watomboye akarya. Ko mutabyumvise? Ariko mu by'ukuri njyewe iwanjye nta gare ngira, none ndatomboye ntomboye imodoka. Buriya mu by'ukuri nta kibazo kirimo. Umuntu gutunga imodoka atarigeze atunga n'iki n'igare, ngo amafaranga y'ibyo bintu bije by'ihuduko utarabyize wowe mu bwenge bumenye kubijera ngo nta kindi kubyara keretse kukonona. None se ko Bibiliya itubwiye ngo uwihutira kuba umukire ntazabura guhanwa, none tubishake dute? Imigani 13 umurongo wa 11. Ibi nubwo bamwe babyita ngo ni igihe cyashize ariko ni igihe cy'ukuri. Haranditse ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Urundarunda ibintu agira ati, mu Kiswahili baravuze ngo na kila kimaye kidogo kidogo. Ubona tungana iki duke. Kambabwire umunezero abantu bawusezeyeho. Umunezero abantu bagize bate? Ntabwo turi bakuru turi bato, ariko abasaza bakuze hano iyo wicaranye nabo ukaganira nabo bajya bakubwira ukuntu bari barakize ariko babigezeho neza. Umuntu akaragira ku mwaka bakamuha ikimasa, kandi ikimasa kiguze n'ibihumbi 120 cyangwa 110. Muri iki gihe turimo rero ibyo byo ntawabikora, ahubwo umuntu ashaka kubona ibihumbi 200 mu cyumweru kimwe kandi by'inyungu. Nibyo cyangwa se ariko waragira ku mwaka wa mbere ikimasa
aragira uwa kabiri akabona ikindi, uwa gatatu akajya kubona ikimasa cya kindi cya mbere cyaravuyemo inka iri kubyara, akarundarunda buhoro buhoro akajya kugira imyaka 15 aragiye, inka ari ubushyo. Izo ntabwo yazipfusha ubusa, kubera icyo atazipfusha ubusa yarazirumye. aho kuzipfusha ubusa zimwere cyangwa zikorera ibindi, yazitanga kuko azi ko gutanga bizana n'umugisha kuruta kugira uhabwa. ariko buno gushingiriza ngo yihangane n'imyaka itinda abantu ntibashaka kuyihinga, nibyo cyangwa se buri imirimo yose ikungutse bitewe no guca ibigori. Ibigori bitwara amezi 8, ibirayi ari amezi 4, igisimba kimwe cy'ibigori akabare ibisimba 2 by'ibirayi, kandi biruza n'amafaranga, maze si ukuyoroka amafumbire aba menshi, haba no kuyireka ngo biruke gakeya. Buri watuzanira n'ibindi byerera ibyumweru 2 nibyo twahitamo, nubwo byaba biri butwice. Impamvu yiye ari gushaka gukira byari, ari gushaka gukira vuba. Ariko igitabo kiratubwira ngo ariko urundarunda ibintu agira ate afunika. Icya kabiri nababwiye kizanye ingorane mu isi ni ukugira imibereho iruta uko waramutse, kugira imibereho iruta uko wagenze. Reka dusome imigani 13:7. Imigani 13:7. Ubwo aya masomo ngiye gusoma n'igitabo kimwe ngiye gusoma hano mu gitabo mu butumwa bwatoranijwe, haratubwira, haranditse ngo hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite, hariho n'uwigira umukene kandi ari umukire cyane. Aba bose ni abanyamakosa, ariko nibura amaburaburi wapfa kuba uwuhe? Ko mutasubiza? Hariho umukene wigira umuke, hakaba n'umukire wigira umuke. Nibura nubwo byose ari nibura ibihe byakwihanganirwa, ni umukire wakwigira umukene. Ariko kuba ntacyo ufite kandi ukigira akagarara, ibyo bikunda gufata abantu batuye mu migi. Nta kariseri, nta n'umugambi wo kuyigura, ako kumba kamwe abamo, cyangwa wenda yaba yihanganye bagira ka kabiri, akagura televiziyo, akagura akabati, akagura biriya bitebe, byose biri muri iyo nzu bidafite umumaro, cyangwa bifite umumaro wa kabiri, abigurishije byaboneka ikibanza, ariko akarunda umwungu nuko hasigaye nawe akababaye umugabo. Ariko uzi kubura aba wicaye mu futeri, kandi ingorane zihari, n'umunyembaraga agezeho ntiyakwibuka ko waburara kureba ibyo bitebe agasanga ari ikintu gikomeye. Hari uwigira umukire kandi ari umuki. Iyi ni ingorane ifasha abantu, igoye abantu kandi duhindanije, idutesheje n'umutwe. Iyo muye na yandi twasomye muri Timoteyo ngo birarira, bagira bate? Bana ntabwo abantu bose bazagira amafuteri, hari n'abazicara kudusonga mugari kandi urugo rwubakika. Sibyo? Gukenera kubaho ukurenza uko wagenze. Kadusome n'iri somo rindi naryo ridufashe mu migani 15:27. Urarikirindamu ateza urugo rwe imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Iyo urarikirindamu ngo icyo ukoze ngo guteza urugo rwawe iki imidugararo, turaza kugeraho iyo ngingo ikiri bituzaniye birimo n'amadeni n'akago kibasiye abantu. Bikaza n'abajije uzi kuba umukristo mu gitondo byari bimenyerewe yuko uririmba indirimbo ukigisha umurinzi wawe n'abandi bakaza, maze mu gitondo byagera saa 10 ukaba uri kwiga ukuntu ugiye gucika ngo ucike abaje kukwishyuza. Berasenga waririmba kandi ugashaka ko bamenye ko haraye, ngo abateze urugo rwe imiti mitugarara. Nawe badusome muri igitabo cyitwa Message wa volume ya 2 paji ya 380. Ariko ingingo turiho ni ugukenera kubaho ukurenza uko wagenze ko waramutse. Oya, haranditse ngo chaque semaine vous devriez mettre de côté et placer un lien sur 5 ou 6 $ ou 10 $ et ne les employer qu'en cas de maladie.
buri cyumweru ujye ushyira amadolari 5 cyangwa 10 ku ruhande kandi ufate umwanzuro wo kutayakoresha keretse gusa uburwayi bwiyadukije. Ugusa kuzigama keretse gusa uburwayi bugize bute. En faisant preuve d'économie, vous pouvez placer un peu d'argent et en retirer un intérêt. Kandi ugize ubucungamari bwiza ushobora no kubika ayo mafaranga akazakuzanira inyungu. Par une gestion avisée, vous pouvez épargner quelque chose après avoir payé vos dettes. Kandi uramutse ufite ubugengamari buzima bwiza hari n'ibyo wazigama kandi urangije no kwishyura imyenda yose ufite. Je connais une famille qui gagnait $20 par semaine et dépensait jusqu'au dernier centime. Nzi umuryango wungukaga amadolari 20 ku cyumweru mu cyumweru kimwe ariko ugakora ibishoboka byose mu cyumweru gishira hadasigaye na rimwe. Ubwo mwumvise ngo wungukaga amadolari angahe mu minsi ingana ariko agakora ibishoboka umuryango wakoresha ngo icyumweru kidashira hadasigaye na rimwe bisigaye. Tandis que notre famille aussi nombreuse qui ne gagnait que $12 par semaine mettait de côté $1 ou $2 par semaine. Mu gihe hari undi muryango ufite abawugize bangana n'abawa wundi wa mbere w'ukunguka amadolari 12 ku cyumweru ariko bakazigama rimwe cyangwa bibiri muri icyo cyumweru. Mwumvise? Kata. Pour cela, il fallait renoncer à des achats qui paraissaient nécessaires, mais dont on pouvait se passer. Kugira ngo umuryango w'ukaga amadolari 12 ugere ku kuzigama idolari rimwe cyangwa bibiri wabiterwaga n'uko hari ibintu bya ngombwa wigomwaga kugura n'ubwo byabaga ari ingenzi n'ubwo byabaga ari iki. Birakwiye yuko tubaho bihwanye n'uko twagize gute twaramutse umwete wo gukora ugakomeza ariko ntukenere kubaho uko ukurenze twaramutse. None wakwinjiza ibihumbi 10,12 uwo ni umubare ntabwo ari umubare. Ingingo ya gatatu igoye abantu nari namaze no kuyivuga ni ugukenera kugira ni ugushaka ubukire mu marushanwa. Gushaka ubukire mu maki ibyanditswe byera bitubwira yuko tutazareshya n'ikitabaho kandi tugakeneye gukira nka runaka ahubwo uzakeneye kugira imibereho nk'iyande so kutitwaho. Ndikubabaza uwo nguwo ushaka kuba nkawe kutitwawe ko Imana ari idupangira tutaravuka ugiye gupangira ibi. Ubundi ubutunzi budutunga Imana yabushyize mu isi, ubwenge n'imbaraga ngo nibyo biti Imana yaduhaye byo kugenza ute byo kubucukura ngo tububone. Ariko buri wese azayacukura akurikije ubushobozi bwe. Kuvuga ngo ukire n'akanaka ntabwo ari byo, ntabwo byanditswe byemera, ahubwo uzakire nkawe uzabeho nkawe. Reka dusome mu gitabo cy'imigani, turasoma mu gice cya 17 umurongo wa 19. 17 umurongo wa 19 imigani. Haranditse ngo ukunda indonganya y'abakunze n'ibicumuro ushaka gushumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Murumvise? Kasubiremo tubona abantu kumva ikimenyetso cy'uko batumvise kandi barakoze. Ukunda indonganya y'abakunze n'ibicumuro ushaka gushumbisha abandi urugo aba yishakiye kugira ute kurimbuka. Iyo urugo ngo reka bose mbasumbe cyangwa kandi reka mbabwire, inyandiko iratubwira, inyandiko y'umwuka iratubwira ngo ushaka ifeza ntabwo ashaka iki, ntabwo ahaga ifeza. Ushaka ifeza ntabwo ahaga ifeza. Banditse mu mwanya w'itoro umuzingo wa mbere no mu gitabo cyitwa inama ku busonga hari amagambo avuga ngo iyo ubutunzi buri kwiyongera n'amafaranga ari kugwira mu mufuka ngo niko n'ubwoba bugwira mu mutima. Kandi ubwo bwoba buba bufite amashami abiri. Ishami rya mbere ni ugutinya ko wakena, ishami rya kabiri ni ugutinya ko bakwica babiguhoye. Iyo ari ubwo bwoba bwo gutinya yuko bakwica, ubwo bwo bugaragarira buri wese. Namwe muzatekereze abantu nko muri 1995 na 96 abantu babagaho urugi bakingishije ari umukeka.
nibyo cyangwa se umukeka waba uteye imbere ukabaha imigano ukaba wishyira hasi ukaba wabonye gikomeye kubera iki ubwo twaza gusahura we yari buze gusahura ibi byiyongereye tuba dushyizeho imbaho byiyongereye dushyiraho metalike none ubwo ni ubutwari mu bwoba byiyongereye ibipangu bijyaho byiyongereye bya bicupa bajya bashyira ahandi hejuru iyo ufite byinshi n'ubwoba bugwiriye wumva amacupa bazagira uko waruguru bajya bafata ibifuka abo bajura nabo bagashyiramo ibitaka bagashyira hejuru y'amacupa bakuririraho ariko iyo muri kubona muri kugwira hari ababonye Dar-es-Salaam bari muri imigindi ikomeye bajya bafata amasinga y'amashanyarazi akaba ariyo bacomeka ahandi hejuru akazengurutsa igipangu ngo atazabona hafata ariko uko niko ashyiraho umurinzi agashaka n'imbwa akavuga ati wabona azasinzira agashaka n'imbwa niba ngura nasinzira imbwa izagenzira izamukanga ubwo si bwinshi usibye n'icyo harimo no gutinya ko byakena ntabakunda kubigundira nkabo ababifite n'ubu ufite ubwoba ahorana impungenge y'uko byashira sinzi umukire nigeze kumva bari kuvuga ngo niba uwa mbere ku isi ngo akazi gatoya gashize ngo hariho n'undi wari umaze kumutambukaho ngo yaradaze ahangayika ngo abaye uwa kabiri mu isi uwa kangahe si ubwo yari gupanga ngo umuntu yaburara yari guteganya ngo hari ku ipantaro izamucikiraho ushaka ifeza ntabwo ahaga iki izi ngorane uko ari eshatu zitubyarira izindi ngorane eshatu izi ngorane mvuze ni ugushaka gukira vuba ni ugushaka kugira imibereho irenze uko wagenze ute uko waramutse ni no gushaka gusumba abandi abantu bagashaka ibintu bitari uko ari mu nshingano zabo ahubwo bashaka kurushanwa no gusumbana icyo ni icyaha ushaka gusumbisha abandi urugo ngo bayishakiye kugira ute ibi uko ari bitatu bitubyarira ingorane eshatu zikomeye nazo tugiye kuvuga iya mbere ni ugufata amadeni gufata amadeni aravuza ubuhungu ku mabanki abantu baramanitse ntibabihemu abantu mu giti cyabo barabishyuza umutekano ntabwo ugihari imitima n'ikirara mu gitereko bitewe n'amadeni icya kabiri abantu baguye mu ngorane zo kwishingira ntabwo ari ukwishingira ahubwo ni ukugira ute kwishingira icya gatatu ni uburiganya mu mirimo inyangamugayo bakora ibintu nk'uko bikwiriye ni bake izi ni ingorane eshatu zibasiye isi kandi ntawajya mu ijuru afite imwe muri zo kamere kuri ya mbere turasoma imigani Habakuki 2:6 iya mbere turavuze ngo ni amaki amadeni aho warifata riturutse hose abatanga amadeni babo abantu ku giti cyabo baba uburyo bwose atanga njyewe njya mbagereranya n'abakomvayeri iyo kwinjira mu modoka ugira ngo nta muntu wo ku isi banganira urugwiro abatega mu kwemeranya nanjye akana bakapakira umutwara akaguterura akagupakira neza ariko iyo mugiye gusezerana aho ugiye kuvamo ugira ngo siwawe nabo niba bari hano muri iki giterane hano baje kutubera abashyitsi cyangwa barabize muzakosore uko mwinjizamo abantu ariko mujya munagenzamo aho batemera guhagarara aho ahatemera guhagarara bajya bahagarara bari guhafata umugezi nibyo ariko nubwo baba nk'abo bakecuru bari kumutabuta bitewe n'umusaza iyo uhageze ntabwo yahaguhagarika uri kuvamo ajya kujyana utamwirira hepfo ukazamura urubuga niba ari n'imitwaro ukaza ugubumbana nayo kandi ajya hagufatira iyo ari kwinjizamo n'abandi ni bene wabo abo bene wabo mvuze ntimuri kubamenya bari kuguhendahenda bitandukanye n'ibyo bari kukumanika turasoma imibare 12 mu murongo wa 19
Imigani 17 umurongo wa 19 twasome twumve. Haranditse ngo oya katurebe nari babwiye Habakuki mubabarire cyane. Habakuki niho nari nababwiye mwazirikane n'igice cya 2 umurongo wa 6 naho hari aho nari mbabwiye mwe kuhandika maze Imana idufashe twumve. Haravuga ngo ibitabo bya bitoya bigatuma kubibona bigorana ariko ndahageze. Handitse ngo abo bose se ntibazamuciraho umugani n'uwo kumushinyagurira, bazavuga bati azagusha ishyano ugwiza ibitari ibye. Uyu muntu mwumvise ngo umuntu azagusha ishyano n'ugira ugwiza ibitari ibye. Iyo uvuye kurafata ari miliyoni enye biba bikwiriye ariko atari ibyanyu, atari ibyawe. Bibiliya yavuze ngo uzagusha ishyano n'ugwiza ibitari ibye. Hari n'aho usanga umuntu afite inzu nziza, afite ibintu hariya ibyuzuye muri iyo nzu ari byinshi, babaye abangaba pe akababa naho byose nta na kimwe. Babona n'abakundi bari kadafite wavuga reka gukomeye hejuru nk'amase. Nabo bakomeye ari hejuru. Ajya gukandagiyeho gato ntabwo bakandagira ku mase. Amase y'umwe hejuru kugira ngo yarumye naho kumbe hasi ni mabisi. Hari n'abantu nabo bakomeye hejuru nk'amase. Wamureba mu nzira wari uzi ko bari bajya bafata ideni ryo kugura imodoka. Inyandiko yavuze ngo bazamuciraho umugani uvuga ngo azagusha ishyano ugwiza ibitari ibyande, ibitari ibye. Nanone isomo twarisoma ryo mu migani 22 umurongo wa 7. Imigani 22 umurongo wa 7 ni mwene nyina w'ibi birahuye. 22:7 ati umukire ateze ku mukene kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Uburisaba ni mukuri. Uguza wewe wagiye gufata umwenda ubumeze nk'umugaragu wa wundi wagenze ate wawuguhaye ntabwo umunyedeni. Keretse iyo ibyawe wabigujije umukire, umukire akaba ariwe wenda wafashe utwawe, nabo rero barigeze bajya bagira bakagura n'utw'abakire. Iyo ugiye kumwishyuza nkajya bari kurishyuza kuko kamere y'abakire ngo nusubizanye umwaka. Ntabwo nabisomye ngo umukene avuga yihonga ngo ariko umukire we wasubizanya umuti. Niba kumwishyuza uburenganzira bwawe wamukoreye ukavuga uti nayo nshaka twatunga, niko abakire bajya bavuga badutsinda nshaka twatunga kugeza yaboneje ariko usubizanye umuti. Ariko baravuga ngo umukire ateze ku mukene ngo ariko uguza ngo bari nk'umugaragu wagenze ute uwamugurije. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Nta muntu ukwiriye kugwiza ibitari ibyande, ibitari ibye. Vunika shaka duke kubera ko niba wari ukennye warangiza ukishyira muri icyo kibazo, ibyawe nabyo byaba bifite nabyo bizagenza bite bizakurikiraho. Buriya reka mbabaze, uri umukene ariko ufite ubuzima, ubona kuvuga ngo niba nta hantu ufite uko ukora uzagikorera abandi, kandi ubwenge bukora nibwo bubwira abantu bwo gukorera abandi ari ugusuzugurwa. Ninde mwisi udakorera abandi? Nimumumbwire. None se ko n'abanyakubahwa bo mu isi mu by'ukuri badutegeka ko bahora bavuga ku buzamitingi turi kubyumva yuko bakorera abaturage kandi twari sibyo? None se iyo bicaye mu nteko bakaba bari gutekereza amategeko y'ukuntu umuhanda abantu bazajya bawugendamo, ubuhanga bakaba bivamo twatekana cyangwa twapfa. Kugeza ubwo babona amategeko agenga umuhanda, izi mpanuka ziba zica iburyo izizamuka zica ibumoso, abantu baranga bakadepasa. Baravuga ati noneho uzajya yihuta cyane mu muvuduko ni ukumwandikira. Abantu bamenyera amafaranga y'ibihano. Kugeza ubwo bafata umwanzuro ati nta kundi byashoboka impanuka ngo zigabanuke keretse kuzinika, tuzishyiremo cya kindi nashaka no kwirukanka igenzi yanjye.
ubwo nta mumaro bagize kugira ngo impanuka zitaragabanyutse none se twe bakoreye barikoreye none utinya gukorera abandi niba ukennye ukaba nta kintu ufite uzagifata isuku ujya guhingira abandi aho kwishyira mu kaga ko kuvuga ngo ugiye guteza n'inzu wari urimo noneho bwa bukene ntibuveho nayo nikagenzi noneho burungutse ubwo nibwo satani ajya twungura inama n'ibitekerezo naho wari ukagenza ute kahikuza asiga bagasigara uri kuzerera wavuze niyo ugenza ute niyo ugana ingorane ya kabiri ije muri iki kibazo ni ukwishingira ngiye gusoma amasomo atari munsi y'atanu avuga ububi bwo kwishingira wari uzi ko ari abantu biharizaho uyakaza abazimu bamuteye simbazi bo gufata iyo myenda ngo nibaho n'inzu yawe ngo njye kuyiteka nanjye mpemere kandi n'abize bajya babikora ariko burya nabo amashuri yabo yarapfuye ubusa ndakurahiye nta kigenda nta n'ibitekerezo biba birimo bibiliya nta kintu itavuze kabisome mwumve turasoma imigani cyangwa tukabona icyiza ntabwo kino cyabivugiye ubusa imigani turasoma 22 umurongo wa 26 haranditsemo ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda ni itegeko ntukabe mu bishingira abaki niba udafite icyo kumwishyurira washaka ko utwara n'umuriro baryamagaho ubu rero muri make agahita kuvuga iyo wishimiye umuntu agafata umwenda bisobanuye ngo nabura ubwishyu ni wowe uzishyura kandi ko njyewe hari umuntu umwe nzi icyakora we yishimiye ari umukristo binamugendekera kuko igitabo kivuze we yari afite ubwishyu ahubwo yahise kumara umwaka muri gereza waba uramaze gufata umwenda yahise acaho aciyeho ati ni wowe wamwishingiye baba baramuziritse rero igihe namusuraga ariko amaze kuri gereza hamwe mu pole ngo yambuye impapuro ngo nabonye bari bukwiriye kumba najyaga gufata imyenda ntarenze kuri bibiri banako kwishingira abanyamyenda igihe bakavuga ngo se niba udafite ibyo kumwishyura wakwishyura yuko ngo bazagutwara n'umuriro wagenza gutya none se bagutwaye inzu aho waryama agasabo nta yandi marenganiye ariko n'umukristo dufite amagambo atubwira ngo ntitukagira umwenda wose keretse kugenzura gukundana warangiza ukagenda ukamwishingira ya mafaranga agahita ayafata ngo utanze inzu yawe utanze umurimo wawe hari n'abagabo bajya kubikora bakabikora bahisha abagore babo bagatanga icyangombwa cy'ubutaka wajya kumva icyangombwa kiriyo asigaye agatangira akagaragazwa ngo icyangombwa kiri muri banki si icyagiyeyo gute ngo runaka ngo nabishingiye ngakimutiza icyakora urongo nta n'uwakwemererwa n'umugore badahari iyo banganya 50 kuri 50 ku cyangombwa cy'ubutaka ariko hari n'abahuza ubupfu ngo ni urukundo urwo ntarwo ni urwa satani ntabwo imana yigeze irwandika urwo ntarwo mu by'ukuri hari n'ababyeyi bajya bakunda abana babo bakabatiza oya impamvu cyakwanditsweho nticyandikwe ku mwana wawe ubwo ni icyawe kadusome undi murongo igice cya 20-25 imigani 20-25 haranditse ngo guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bitera umuntu umutego yamara kurahira agasigara yisiganuza agasigara agira ati indahiro iyo bavuga indahiro misanyasire muri iki gihe bati ngiye gufata ideni sawa none ngwatiriye ati nguya zagize bati uzamuzane na wasinye yamara kwagera asigaye kaguha ikaramu gahita ushishima ugashyiraho ariko mwumvise kwisiganuza ngo kujya kuza mbere kujya kuza nyuma amaze kugira ute
cyangwa muri iyi murima wanjye maze gutanga mu kagira Imana cyangwa bakaba bakijyanye kuri uyu muntu atorotse apfuye se none se ubu ayariye hanze ntazayagaruke ntagira ubwo bwenge bukaza wamaze gushyiraho iki guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego yamara kurahira agasigara agira ate bimaze iki ndasereye mitima igabuhi abana banjye gusinzajya bahungana gusinzajya bajyana ndabazerera ntera ugahora mu rukunda utarariyeho narake mpamvu zamufasha azungu yumuke kandi ajya ava kuyajyana ava kuyashyikira agahita ajya mu kabari akajya kuyanywera wari uzajya bafata umwenda uwo munsi igitenge kiriya akabari kiri kwinjira mu nzu bari bamaze iminsi barya kawunga iyo batsindwa bakaba barayihutse niko bayitupa abaguze umuceri hari abanyarwanda bafata ideni bagura imitaka bagura imiceri bataha byaciye abo ngabo buriya ubwenge bw'abantu bwarononekaye kandi ibyo byose bitewe no kutanyurwa bibiliya yatubwiye ni inama z'ukuri ngo iyo kubaha Imana uteranijeho umutima ugenzura ngo bivamo inyungu ingana niyo warya imboga ukaryama ugasinzira niyo wakwambara kashe hari n'abagiye baba mu isi bafite umutekano ariko ajya amesa umwambaro ku wa nyuma nijoro ngo kizasaba kujyana mu materaniro ariko nta nteko yo kuvuga ngo mu kwezi kurashira mbese yemwe abanyamyenda nubwo mutasubiza ukwezi kujya gushyira iminsi 30 ukwezi kw'abanyamyenda nabwo buri minsi 30 kadusome muri murongo nawo tusome 17:18 17:18 imigani haranditse ngo umuntu uzi ubwenge arahira ubwishingire akishingira undi imbere y'umuturanyi we umuntu wishinga abandi ngo ni umuntu uzi iki basi ngo ku rutonde rw'abatagira ubwenge nawe niba warishingiye uhita wiyandikaho 17:15 imigani haranditse uwishingira uwo atazi bizamubabaza ariko uwanga kwishingira aba amahoro uwanga kwishingira ngo ajya aba amaki ajya aba amahoro ingorane ya gatatu ni uburiganya mu mirimo uburiganya muki mu mirimo mu bucuruzi n'ibindi kadusome muri kino gitabo uburiganya mu mirimo reka dusome imigani 21 murongo wa 6 21 murongo wa 6 iri jambo muzirikane ni ryiza hati ubutunzi bushakisha ururimi rubeshya buyoka nk'umwuka ababushaka baba bashaka urupfu ubuki bushakisha ururimi rugendana ngo buyoka nk'iki kandi waramutse abushatse icyo abashaka nta kindi urupfu bana b'Imana uzi kuba uri umukristo wasenze mu gitondo uri kwiga umurizo na nimugoroba uri ujya kuryama usenze inka yawe ikarya umufuka ikarya ishashi ukayijyana mu isoko wayiriranije utemeye kuyikama kugira ngo barebe icebe ryayo batekereze yuko ufite amatanganiki kandi ikiriho yawe ikorera y'umufuka iri bupfe wagera mu isoko ukayigurisha tunayigurisha ababazi ahubwo ukayigurisha abaki umuntu akivanaho ibihumbi by'500 by'iki gihe akayigura yagera mu rugo iminsi 2 ikabigenza ite yayibaga akayisanga n'umufuka mu gifu warazaza kumara gusenga utarabonye n'igihe cyo kubisaba imbabazi kandi ahandi urakomeje kujya mu ijuru ubutunzi bushakisha ururimi rubeshya ngo buyoka nk'iki kuko ababushaka baba bashaka iki urupfu uba abantu ni abanyabinyoma umuntu acuruza ifu yamaze gusharira
umuntu yaza kuyigura bayiganye ngomba no kuguza ko gake wiyisira byose we urugara ngomba no kugusangisha ari ngomba no kuyigura ngomba kuyigura nta hantu uzagura nta akavuga ngo uzagura ntabwo hano bakirito bari gusanga kugira ngo bakore ibyo ngibyo ibishyimbo byabo by'ibigugu bidashya bijya bisa nyuma y'amasaha atandatu n'ubu gusenga zishize amakara mu mufuka acagase ngo mu minota 40 ngo byagiye mu bishyimbo byarayobewe bagize murabona umugambi wo kubasetsa mfite ariko nyine tugatumye ngo ubutunzi bushakisha ururimi bugiramo ngo buyoka ngo ababushaka bashaka iki ni nayo mpamvu Bibiliya itubuza kugira imizani biri mu mufuka umwe. Reka some iyi 20 buriya abacuruzi birayi bafite ibyabo n'abarenga ibishyimbo bafite ibyabo buriya umuzani bajya batugurira aho twebwe abahinga ntabwo aribo bakoresha bari kugurisha abanyakigali ahubwo yacu barayica ikabara bike ari byinshi iyo bagurisha abanyakigali iyo bagurishirizaho iyabo nayo bakayica ikabara byinshi kandi ari bike akunguka hano na hano ibyanjye by'umuhinzi byaba ari ibijana akampimurira 90 umunyakigali byaba ibijana byanjye akamupimurira 110 20 ku mufuka umwe akaba arayiye maze yabona ari kwiyongera ngo Imana ngo jyewe yaramfashe ngo yambaye umugisha wahe kwari imigisha yose Satani yagenza niba ari imigisha niba ari imivumo we ntajya atanga imigisha rero ngo ni imivumo ajya atanga nibyo batubwiye ngo babushaka ngo bazagenza bati baba bashaka urupfu dusome muri Mika reka turisome twumve mu gice cya 6 umurongo wa 10 mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'inkozi z'ibibi cyangwa ingero zitumbya abantu banga ingero zitumbya abantu bazanga atari banyazo gusa nibo bazikunda n'abandi bagira bati abafite imizani ibeshya n'uruhago ruri mu bipimisho bigenda mbese bantunganira ko mudashubije batunganira Imana bafite imizani mu ebyiri buriya n'abacuruza ibi bisukika erikide cyane cyane n'abacuruza inzoga n'ibi bipenda bafite ibitabo by'ukuntu bajya babibyimba bagiye kurangira ariko iyo ujya n'ugiye kugura iwe ntabwo yakugurika n'icyaha byaranguyemo n'abagurisha kuri twa dusahane tw'udupurasitike bajya babanza baduteka mu mazi ngo tworoshye hari n'abajya babisatura urugende ngo azajya bamufashiraho ikiganza anarenza ibyo arenzaho amasomo ni menshi hano ntabwo twayamara ariko imizani ibeshya ntikizira ku Uwiteka dusome 19:13 Abalewi ndatekereza yuko sigaje nk'20 none akakaga turimo tukavemo dute sibyo reka turebe rino somo neza turisome maze turebe izi ngorane zibasiye isi kandi zitugose zo twazikira dute ni gutegeka kwa kabiri reka turebe 25:13 ndatekereza araho 25:13 reka turebe haranditse ngo ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indati rimwe biciye ukubiri ikinini n'igito ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa aba ari cyo upimisha ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa aba ari cyo urenge ugeresha kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha kuko abakora ibimeze nka bya bindi bose abakora ibidatunganye bose ari ikizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka ni ikizira Uwiteka Imana yawe yanga kugira gute urunuka ingorane ziri mu isi umuti wazo urahari reka dusome ahantu habiri
ndasoma muri Daniyeli nsome no bakurambere n'abahanuzi abariho dusoreza. Daniyeli aho turi busome ni igihe Nebukadineza yerekwaga cya giti kinini cy'inganzamarumbu cyarangiza ngo cyari gifite amashami n'amababi inyoni zose zo mu isi zicyarikamo. Nyuma yaho arota ngo kiri gutemwa. Arota kiri kugira gute? Noneho ngo biramuyobera ubusobanuro bwabyo, yaje guhamagara Daniyeli. Daniyeli arabimusobanurira. Niyo nshaka gusoma maze mwumve inama yamubwiye, kuko kiriya giti cyari Nebukadineza kandi bitewe n'ibyaha bye Imana yagiye kumutsembaho, maze izo nzozi Imana yazimuha nk'uko natwe duhaye ibyo byigisho, kugira ngo bari bageze hafi yo kuminuka bagaruke hakiri vuba, ariko bagaruke banyuze mu yihe nzira niyo tugiye gusoma. Daniyeli igice cya 4 umurongo wa 19 ngiye gusoma nihuta. Nuko Daniyeli wahinduye Beluteshaza amara akanya yumiwe, ahagarika umutima n'ibyo atekereje. Umwami arongera aramubwira ati, yewe Beluteshaza, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bigiye kuguhagarika umutima. Beluteshaza aramusubiza ati, nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera mu ijuru, kikitegera no ku mpera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe nyagasani, warakuze urakomera, gukomera kwawe kurakura kugera mu ijuru, n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera waruhagaze wagize umurinzi, amanuka ava mu ijuru akavuga ngo, sinda icyo giti ukimareho, ariko igishitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa, ubireke mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitorwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Nuko mu gusobanurwa kwabyo nyagasani, umenye yuko itegeko ry'isumba ryose rigeze ku mwami databuja, ngo uzirukanwa mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatorwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba ryose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira ugenza ite. 16 kandi nk'uko bategetse ko igishitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe, umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Mwumve inama noneho agiriwe. Nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkubwira. Iyi nama yo kuba Nebukadineza ibi yacu, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Inama tugiriwe ngo niye gukuzaho ibyaha byacu kugira ute, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Aharaho uzungukirwa amahoro. Aharaho uzungukirwa iki? Amahoro. Natwe ibyaha byacu twakoze muri izi ngingo tubikuzeho kugira ute, kandi gukiranirwa kwacu tubikuzeho kugirira abakene iki. Maze ibyo bikeya dufite tujye tubihesha muri Imana icyubahiro, nayo izaduha umugisha. Ariko twe kwihangazika ngo duhorane intugunda. Muri iki gitabo ariho nababwiye ndangiriza, harimo aya magambo nshaka gusoma maze tugasoza. Ni hano muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, haranditse paji ya 24, mukabwibwi nibwo babonye abashyitsi 2 bazaga begera hafi y'irembo ry'umurwa, basaga nk'abagenzi baje gusaba icumbi muri uwo murwa. Nta n'umwe washoboye, ngo ni hanze Sodomu b'abamarayika, nta n'umwe washoboye gushishoza ngo amenye ko abo bagenzi biyoroheje bari baturutse kure ari intumwa zikomeye zije guca iteka ry'Imana. Kandi abo bantu benshi batagira icyo bitayeho, ntibigeze barota na gato yuko uburyo bari bwitwara imbere y'izo ntumwa zivuye mu ijuru iryo joro buri bageze ku iherezo ry'ibibi byabo, aribyo byarimbuye umurwa wabo w'ubwibone. Ariko hari umugabo umwe wagiriye abo banyamahanga impuhwe. Uwo mugabo umwe wagiriye abo banyamahanga iki bavandimwe, maze abararikira kuza mu rugo iwe. Loti ntiyarazi neza imico yabo, ariko yarasanganywe ikinyabupfura no kwakira abashyitsi neza. Ibyo byari bimwe mu biranga idini ye, kandi bikaba ibyigisho yari yarigiye kuri Aburahamu.
iyo ataba yarimenyereje umutima w'ubugiraneza aba yarasigaye muri Sodomo akariguranwa n'ibyarimo. Ingo nyinshi igihe zikinga imiryango ngo zidacumbikira abashyitsi, zikingirana intumwa y'Imana yari yazaniye imigisha, ibyiringiro n'amahoro. Igikorwa cyose mu buzima uko cyaba gito kose kigira ingaruka nziza cyangwa mbi. Ubudahemuka cyangwa kwirengagiza inshingano zigaragara ko ari nto cyane bishobora kukugururira imigisha ikomeye mu mibereho cyangwa ibyago bikomeye. Utuntu duto nitwo tugaragaza imico mbonera. Imirimo ya buri munsi yo kwitanga itarimo uburyarya, ikora mu munezero n'umutima ushaka, itera Imana kumwenyura. Itera Imana birute titugomba kubaho ku bwacu ahubwo tubereho abandi, kandi kwiyibagirwa gushyira imbere abandi n'umutima utabara nibyo gusa byadushoboza kugira imibereho y'umugisha. Uko twakwita ku bantu byaba byoroheje, uko tububashye bigera kure cyane, bikazanira imibereho kunezerwa, kandi kutita kuri ibi nabyo bigaragaza ubugome bw'ikiremwamuntu. Imana idufashe. Inama Daniyeli yagiriye Nebukadineza natwe tuzemere, dukuzeho ibyaha byacu kugirira abakene imbabazi, kandi dukuzeho ibyaha gukiranuka, tugire ingeso nziza dusaba Imana izitwuzuze, maze umwanzi atsindwe kuzatugeza ku byo yifuza mu izina rya Yesu. Umuntu wese waremuka gutekereza, Imana yaguhaye ubwenge buhitamo, ishyira imbere yawe ubugingo n'urupfu, ikugira inama iti hitamo ubugingo.